nsanga umugabo wanjye ho nakita nk'umugabo wanjye mu nzira hagararanye n'incoreke ntazi njya gusuhuza mwiriwe nako umugabo wawe kuva ari wo wandayawe reka nkubwire nimba utaruzi n'ikintu ndamutwitiye ndamutwitiye Manzi. Ni manzi. Ndi manzi. Oya, uri murambe. Zayibonye. Ako shiri wagira kumbeshya. Bona ubundi nkukunda urambeshyera iki? Sabyore ko ndi manzi. Oya ntabyo nemeye. Yewe umubwire. Kuva navuka. Ntacyo reka nkwizera ahubwo shiri twigende. Aho se mbuye. Aho uvuye gusenga he? Imve gusenga hara hepfo kuri ADP. Ahubwo nawe uzaze tujyana no gutaha shiri. Gutaha aho ne tuzajyana. Yego. Urakuze cyane. Uzaza kudusura. Narayibuze urumva. Ubwo ngubu hinza tuzajyana. Tero kwitahira. Ni yindi ariko ufite atari yingi. Yego. Ni yingi. Ndi manzi. Nsaba ni cyahe. Gisaza witi. Uzu ngura kurishe gira hano. Kaza ngura kurishe. Ariko hari umuntu wabambwiye. Nsaba ni cyahe sheri. Hagarara ni kwa mwino muhire. Mugabo. We komera. Ndashaka oya. Hagarara weme kigabo. Uri umugabo nkabundi. Je ndashaka kukubaza wowe ushuka abantu rindi. Yewe nitwa Imanzi. Ndi Imanzi. Kintu bita gufungwa se burira kizira cyangwa icumva mu makuru no mu nkuru. Nta mukandara afite ngo mfunge. Na dore garuka. Sheri wino. Garuka hano ni ko mvuze. Papa numubise numukuru. Papa wawe. Wari uri mu biki? Oya nuko twari duhuye mvuye gusenga. Uvuye gusenga ari bashingaraye. Yugo papa nago nakubeshya. Je byarambabaze biranshavuze egera hano. Egera hano ni kwa mvuze ngwino agaye hano. Uvuze nguki? Ni sheri nge nitwa Imanzi. Icyo jambo harisubiramo. Ni sheri nitwa Imanzi. Ariko ngwe ngenda nigendeye musira mukuru wawe no uzamwitongire. Ndigendeye. Umba nkubaze. Egera hano. Ibyo ngibyo byose ukwikora. Amaherezo ni mu nzu. Egera hano. Umenye yuko umunsi naco kujya urabona naco kungu egera hano kuko utari kumva nakubwenguke nakubwenga abahungu b'iki gihe aragushuka akagutera inda uri kubyumva none nutwituze uzanza aho ngufite inda mbabarira ntabwo bizi mubabarira njewe igihano nguhaye nutarari wanje mu nzu rimwe nibwo urabona yuko njyewe ngarambe mfite icubahiri wanje papa kombona uri muratonyinganya mushiki wanje mvuye hano egera hano kombona washaka kumukubita bigeze bite njyewe mfite ikibazo niba nakwiye ko kumuryango mje narayobewe we byagenze gute uri gutuma umusaza tumutwa hangaha waruri mu biki nawe reba imbere y'abantu imbere hano ku musozi nawe ugiye kubinkora ese muze byagenze gute ariko ndebira kana kangana guca 12 agahangara kajana n'umugabo niba bamwitande ngo niba ari Imanzi niba ari inde bibaze nawe bagusanze uhagaranye na wa mugabo tw'Imanzi wowe nibyari nakubujije mbabarira n'ukuri ibyo bintu nabikubuzize kuva na kera warananiye ahubwo ubu ngo bica kintu ngiye kumukorana kimwe uje mu rugo ufata utwawe wigendere papa none mwigize ndaya mwigize nakoreka dore ejo bundi numvise ari kuvugana kandi gakobwa ngo ni 300
ngenge ibihumbi bine ngo bitanu ibaze nawe logike y'umukuru kuri mwana wamaze kwigira indaya yigeze aho kwikirima rimwe n'amabinga afite amabinga ameze guca yarajugaye mbese yumvishe ko yakize tujye mu rugo ariko reka nkwereke umwanzuro ndafata ni nakubu reka nawe mbanze mubwire imanyine mubwire tugiye kugera ku muhanda reka tuganga tubisoze gena urabizi jewe narakumenamo n'akantu sibyo se amenamo n'akantu urukuru umurokore ibintu usigaye waririmba ari leta urudashi yabakuze ubu se tuvuga ko ibyo uri gukora ubu ngubu utegeze ubikora no mu myaka yawe y'ubutoya indaya y'umuntu ushaje Kamiya rwose reka mubwize ukuri umusaza wanjye rarize ntacyo naguhisha umugabo araryoha se ntashobora kuba afite umugabo ko umugabo araryoha wowe atandukanye nawe yari iki ni ari umugabo ntabwo nagomba kuguma jenyine nokeje bona kumva kuri telefone rero kahiye ka umva washyushye waturiranye ndi umuhungu dukundana umuhungu nyine w'ibogari biragusa ufite n'amatuza biragusa ubwo si wanyu nibaramuka babyumvise ko ntari bubiceceka ndabivuga kamubwire miya reka nkubwize ukuri umbwira iki cyane ntabwo ari umwana yakubikira ibanga none ubivuge ranjye bivuga tumena umuco turangana kamubwire nk'uwanga urakana nyine umva nkubwire reka ngere ngo haye 30 gura akacupa umbabare reka nkubwize nyine reka nkubwire nyine 30 watandukanye n'umugabo mufitanye n'abana batatu umwana kuba mwari mufitanye abana batatu urahama 60,000 umwana ni 20,000 nawe umwishyura 20,000 n'undi umwishyura 20,000 kuko ngiye nkavuga ko uriya mugabo mwana atandukanye bari abana atarabi ese mwereka mane ngo uri musaza wanjye cyangwa uri umuntu wo hirya none se ndi musaza wawe nishingiye uburaya se niga nanjye mbase okay baseka ngo yereze 40 urayafata se ako twagera azagutama ni baby mwana oya ntabyo kunami baby no buraya uri gukuza kandi mu muco nyarwanda uburaya tugomba kubuca sereka mbwire meya hiyo nkurigeze kuri papa na mama uzi n'ukuntu batuganije bakaturera numva batanije none ure meya reka nkubwe kutujye nka bya kivandimwe reka ngo kiraho 5 abe 45 cyangwa none ureka giye gutema suga mami none nawe utakaremo ubwo reka nkanda akanyenyeri na akanyenyeri kawe nshaka Sugo miya gogo kugiye kuneza mama na papa koko Wise papa babajya gutebo umusonga bane kure barabuze gahambi Chameze neza ariko none ndabona wacira agasatsi ahubwo umusatsi wirende wavuye byose n'amafaranga yawe wow cyangwa kundira rwose tumo amafaranga yanjye zakomeza kuyagutakaza none waje gufite urayishimira cyangwa urabizi ko kuva kera numva ibyo mbwiye sure nyuma y'ibintu byose ako mfite ubwoba baby ntukagira ubwoba ariko urabizi ko ngukunda urabizi ko ibihe byose tuzabana urabizi ko uzaba umugore wanjye narakubwiye ngo ntukagire ikibazo cyo gutinya gushaka yeah ufite isoni ariko no feel free ejo nagiye kuri farumasi then mbura agateste test process urayizi icyo ikora nta nubwo nzi test process nta n'ubwa mbere nanabyumvise n'ubwa mbere byumvise test process okay ni pregnant test iyo wari ibiryo byinshi none uracitse nta n'icyo nongera kuvuga bakumbwiye icyo kintu icyo ari cyo kuko mfite amatsiko ariko iyo mujya gukunda umuntu muba mufite imigambi myinshi si gusa ninde wakubwiye ko njyewe ntera inda wamushenzi njyewe kuva na kera usibye nawe n'abakobwa bose narongoye nta n'umwe nigeze ntera inda njye sintera inda ibyo bimenye babivuze ukuri koko ngo ngwiki bande babivuze ukuri amagambo yose wambwiraga yari ubusa
nta soni ukuntu uhagararaga imbere yanjye ukambwira amagambo meza ukambwira uburyo kinkunda none utangiye kumbwira ngo ushatse kuvuga ko umuntu wanjye ari waguteye inda ari wakubwira ibyo wakoze nibyo byatumye reka rero nkubwire njyewe usibye nawe nkuko nabibwiye hano nigeze ntenda mubona arongoye bose answa wowe niwe ugiye kuza umbwira ngo naguteye babivuze ukuri koko ariko njyewe none ndakuhekesha inyoni nta muntu ujya unyihakana hase byagenze gute sate yaturuka bitese uyu mukobwa se wamubajije ndabona waransimbuje hano uyu ni iki cyawe ntabwo ushinzwe kumenya ibyo twari turimo sibyo wakomeza izindi tukazazikomeza ubutaha ntabwo ushinzwe kumenya impamvu bibajije ndakubwiye ngo ibyo ndi kumwe na Bella turi kumwe wowe komeza inzira zawe ishu zawe turazihandurenga tugeze nta nubwo dushaka kumenya mfite gukomeza ntamenya uyu mukobwa ninde uyu mukobwa ndi kubona Yitwa Bella. muhagararanye mu rwego n'iki yitwa Bella hari ikintu ushaka kumenya wowe cyane upfana iki umuzi hehe ako uri gukomeza umbaza muzi hehe uyu usanze hano wakagombye kuza ukadusuhuza ukanisobanura abantu bikiye nta n'ikinyabupfura nkasanga umugabo wanjye wo nakita nk'umugabo wanjye mu nzira ahagararanye n'inshoreke ntazi njya gusuhuza mwiriwe ariko umugabo wawe kuva ryari wowe wandayawe reka kubwire nimba utaruzi ikindi uyu ndamutwitiye ngo iki ndamutwitiye twarakundanye imyaka 6 uri kumva ubu bivuze ngo mufite ariko twarashwanye ariko dufitanye isano kuko mutwitiye umwana ntabwo w'umuhungu ndi kubyumva neza ntabwo utaruzi nabizi nabimenye nari nje no kubikubwira ariko ako kariza ugenda Avuze ngo? uzasanya avuze ngo akoze iki aragutwita ariko mubaze ikibazo kimwe kucyumva iby'abasazi bawe ntabwo yaturuka iyo aturutse ngo aze abivuge nta kintu ashinzwe ujya atabivuga kubera ko asanzwe duhagaranye turi muri byiru zacu njye nawe unyise umusazi ntabwo byapfa kuza gutya unyise rero reka mbabwire umusazi wowe uvuze ngo harya ndi umusazi uvuze ngo iki uri kubona asa nk'umusazi nakubashije uri kubona namubeshyera ngenda umusazi ariko mana yanjye nk'ubu namenyanye namwe kubera iki koko reka gushyira mana yanjye ufitiye inda y'amezi 3 nyumvira noneho uraramuka wanze kuntura uzi ko nanjye ni umva urwo rutatumbaraye ariko mana agahinda kica nk'iki hanyuma iyi nda niyo yabateye inda se indi itera inda gute turayifomboza ibiba umva kose nk'ubu ibi ni ibiki umva ndamutwite reka nkubwire wanga kunjyana mu rugo wanga ko dukura n'ubundi warambeshye ko tuzatera inda wanga ko tubana njya muri ribu uramaze bose uri igicucu wowe no kuri ejo uvuga ko ugiye kunterera reka nkubwire Juni ufite iyi nda y'amezi noneho uvuze usiko nanjye bwite ku mana yanjye ibi bintu noneho ndabigenda bikizaye mwebwe n'ijyewe nababwiye ko natera inda abakobwa bose naryamanye na mwe muri aba 64 nta n'umwe nateye na mwe nabateye inda gute bigeze nakubwiye ngo ndaguhekesha inyoni uri kumva neza banza mubanza munega ndaguhekesha banza unega amatwi Ku mana yanjye, ntabwo nk'ibi bintu. nzi biri hagati yanyu nta nubwo nshaka kubimenya reka nkubwire wanga kunjyana iwawe bitangira muri ribu menye ko mfite imyaka 15 ngabona nanyumvira mu ntabwo imyaka 20 wagakobwa we Kumana yanjye imyumvira noneho ndagiye yitege iminota ingahe cyangwa iminsi 2 ntabwo irenga iminsi 2 uraza kubona megizane nakubwica noneho nikagende gakora ibyo gashaka uje nanga ubukobwa nk'ubu ngubu wajya ngo umuntu abatararyamanye nako kishimye urangira umugore cyangwa ntabwo ugira umugore ariko mwanda yamwe mwese ndabagira abagore nzabashobora